No assis, no problem. Is come today Nairobi na ikuru donne grande puissance. Papa Seigneur indi sapa Qatar Israel. Yashanje tsimise shanje karabastic. Uri wa maji wa Canada Diamond. Tuzakorana mwana yagasha cyane ibintu bizakunda ntacyo nzabura turi kumwe namwe umusaza. Imana burya ntawe umenya ukuntu Imana itanga. Niyo ushobora kubura umukene ejo ukabura umukire. Ndabyumva kabisa. Ntiwihe uyu munsi bishobora kwanga ejo bikemera burya wabivuze ntabwo yavuze nabi biri seriye. Uyu munsi bishobora kwanga ejo bigakunda kabisa, kuko n'ubu hari ikizere. Burya umuntu ari muzima akabona burije burakeye ntabwo wakwiheba. Pangarasi ikintu nifuza ni urukundo n'amafaranga ibintu bibiri ndabyumva. Ukamukunda ukanama amafaranga kandi no ukamwemerera amafaranga utayafite, kuko umaze no kumuzana abase ko wambye kufite amafaranga cyangwa se iriyaza ni yawe cyageze ati yazi ni agarafrere cyangwa se ni yanyubakiye ya modoka ni yanjye ndayikodesheje n'umusore yayikodesheje ukaza ugatwara umukwe bwa minisitiri tira modoka ni yanjye iranzu ni yanjye. Kigali ushobora no kubwirwa gutya cyangwa se wanihebye ni modoka yatambika ukumva urahazi ni life wabona ibyiza muri yambaye neza ukumva urishimye inzara ntinakwiye. Hano Kigali niko bimera mbese ubuntu tukurangaza cyane utukurangaza twisi cyane tukwibagiza bigatuma kumva mu buzima bwawe nta n'ikibazo, kuko n'uriya gutyo ugasanga yarasaze burundu kandi ari umuntu w'umukire yarasaze. Imodoka ziri hariya amavuta itaterana hari ibipangu biri hariya ariko nta na kimwe ufite kabati man gushimwe. Kongeye kugusuza wo ukurikirana Daily Deeds official umunsi ku wundi tugusuje cyane aho uri hose mu nce zitandukanye z'igihugu kabisa. Uyu munsi ni umwihariko nanone ni umwihariko cyane mbere na mbere kujya tuvuga ibintu byinshi urabanza mwite kaka nanjye rero nani bagita Rasta never die ndishimye cyane kuva munyakiriye kanange bituma ngira ikizere cyo kugira ngo nanjye sinere gusaza vuba. Yego hari abantu babibona bakagira ngo wenda ngo kabisa byongera ubuzima nta kwiheba nta kugira gute inkuru guturuka muri nyirayo. Nanjye ni cyangwa mba nishimye of course numva ejo nayo nzabimeze neza nk'uburyo mbasanze munyinguriye nkaka kari mu kayimere tuganira tunamena habiri ntabwo twicara ngo naza mukameza ako gutangira mba numva ari wane ndabyumva akivuga ariko Rasta never die never conquer. Is no assis, no problem. Is come today Nairobi na ikuru donne grande puissance. Papa Seigneur indi sapa Qatar Israel. Yashanje tsimise shanje karabastic. Uri wa maji wa Canada Diamond. Tuzakorana mwana yagasha cyane ibintu bizakunda ntacyo nzabura turi kumwe namwe umusaza cyane bamwita Pangarasi cyangwa Rasta cyangwa Rasta. Hari n'akantu njya numva bakwita ariko katari keza akahe ngo arako bajyaga hariko bahita ngo bita makangu ariko wapi ariko yo makangu nanjye ubu ngo bizana nakuzaniye ugiye kuba papa digital ubwo riko byumva sicyo bivuze ndebe noneho kabisa digital kabisa ibyo kuba Pangarasi ako ya Pangarasi ni izina ryawe ni izina ryawe digital. Icyo ugomba gukora kizi wowe ni ukugendera nyine mu murongo muzima kugira kwishima mu mutuzo cyane kandi nawe ukitaho life kabisa kahangana n'ubuzima cyane akira kuko niko bigomba kumera muri no smart. Twarakuganirira ubwashize kiganira abantu barakireba kabisa ati uyu musaza ari wani uyu musaza bimeze biti kabisa basanze ari wani tavuga ati musaza kabisa bamwita Pangarasi Rasta neza ubu njye nakwita guhasoringa urabizi uzi icyo bivuga haso guhasoringa ntabwo nayoka haso bivuze nyine umuntu umuhizi wawundi wihigira akamya ko yakubonye umuhigo. Pangarasi buri gihe tuganira
tuganira yambaye amarinete kabisa, ariko ntawe uzi nyine Pangara berekeho gato ukuntu byifashe. nanjye iyo nambaye rinete banageze mu yindi uhita uhindura bari rwose barishimye nta nazana pa kabisa cyane. Pangara mbona ndi rasta wujuje ibyangombwa. Ubundi mbere na mbere nshaka impamvu urarije umuntu nk'ubu dukora ikiganiro abantu bakakureba bakavuga ati umusaza akanyibaza ubundi bimeze bite, ntajya saza ahora ari rasta buri gihe ko tubona imyaka wagira ngo ni myinshi, aho bakanyise muzi aho zose bayita rasta bakavuga tumuzi afite umwihariko. Ni rasta ujya kubihitamo wabihisemo ryari, wabihisemo ryari rasta uvuga uti urabona afite imyaka 52 ariko mu myaka 40 nari kuva ku myaka 40 kugera muri 45 nari rasta ufujuje ibyangombwa. Nibwo watangiye kuba rasta mu myaka 40? Nabwo nari rasta mfite imisatsi igera mu mugongo, amaderede sinakubwira nari ndetse ibintu nyine imikufe mu ijosi sinakubwira. Mu myaka za 40? Mu myaka nka 40 na 30 gutyo. Yego, ariko bimaze kurengaho nyine nahise umusatsi nkukuraho ndabateka njye mu buzima busanzwe kubera iki nta mafaranga nari nyifite. Mvuga ngo umusatsi ndawusiga. Ndibaza ikibazo kimwe, uri umuntu mukuru uri kubona uko ibintu babyifashe kabisa. Kuba rasta bisaba igiciro, bisaba kuba ufite amafaranga cyangwa oya ntabwo ushobora kuba rasta ufite n'amafaranga? Kuba rasta ntabwo bisaba n'amafaranga burya. Ubundi kuba rasta ni urukundo. Niba uhuye n'umwana mutoya mugira urukundo, umuntu mukuru mugira urukundo, ukuruta mugira urukundo. Ntugire mbega umuntu usanga wibaza bakibaza ati uriya ni ikirara cyangwa uriya ni igisambo, uriya ni umwambuzi, uriya aho ugeze hose ukagira wicisha bugufi. Ndabyumva, nta muntu ubangamira. Ngewe ku myaka mfite ubu ngubu naguha inama, nako si inama, ni courage kuko n'ubundi ubirimo, ni courage ibintu birimo. Komeza ube rasta, kuba rasta nta kintu bitwara kabisa. No wasi kabisa. Ubu tuba twakwisanzuyeho, ariko tujye twubaha societe. Wenda tuvuge hari umusaza nk'umwe ushobora kuza wenda ati ni mukuru akaba ataza hano ngo twicare duseke kabisa. Uri kubyumva? Nta kinazi uri kubyumva. Ariko ubu ngubu wowe kubera yuko hari icyo uzi kabisa, hari icyo uzi waje turicara. Ubu hari n'abandi bari burebe video kavuga ati wa musaza yaje, wa musaza hari icyo nabagiraho inama, namwe hari icyo mwangiraho inama cyane. Ibintu ni ukwigisha cyane, kubana n'abantu neza. Pangara Karame rasta, yes never die. Ndakumva kabisa. Ku myaka 55 yawe ubu ngubu cyangwa bikuntu ufite isomo mu buzima rya hatari. Si hari rya hatari. Umaze kunyura henshi, watangiye kuba rasta mu myaka za 30-40, waratangiye kubona ibintu byinshi. Mura n'ubuzima mura n'ubuzima bwiza bigezeho buvaho, mura n'ubuzima bubi ariko ntabwo ari ubuzima buri kuva nkiriho. Yego, ubu ngubu ufite kuvuga uri umuntu kabisa. Ubu ngubu muri make basigaye banyita Papa Christian. Papa Christian nakongera kandi ariko Papa Christian, Papa digitali waryibagiwe. Papa digitali na Christian. Ufite umwana w'imyaka 9 ubu ngubu. Hari n'indi myaka 10 umuhungu w'umukobwa w'imyaka 9 ni Christian, w'imyaka 10 ni Mfite. Sasa afite n'abana kabisa, afite abana 2. Shaka wagira n'akandi kabisa, shaka wagira n'akandi nateramo kabisa. Pangara tubwire isomo muri iyi myaka ufite ngezemo. Iyi myaka urimo uvuga ati jewe ubu ngize ijambo mvuga, wenda tuvuge ni nk'ijambo ugiye kuvuga, ugiye kubibwira abantu kabisa. Ugati giye muri ubu buzima mu myaka 55 nize miki muri ubuzima rero ngezemo mu myaka 50 ngezemo. Ngiye kinumva kinshimisha cyane kandi kizambeshaho neza, nuko ntazanduranya n'umuntu cyangwa se mubwire nabi. N'amakazi usange tuvuganye nabi, ahantu hose no kwitwararika, kuko n'abandi bose barankunda. Mbonye ati rasa ngo tugwakaze uko yakamaye agasoza neza kandi nkagakora nishimye. Ese ni ikihe gituma wumva udashaka kuvugana nabi n'abantu? Ni ikihe kibyihishe nyuma? Ubundi kuvugana nabi n'abantu ni bibi cyane burya. Yego, hari ibintu bishobora kukubangamira
kwako kugira umutima mubi bituma unasaza vuba mwana. Ndabyumva. Cyangwa se umuntu yakubangamira yakubwira nabi nawe kwibaza byinshi cyane bigatuma unasaza vuba. Ariko iyo ushyize mu mutuzo ukabambi yase buri gihe. Umuntu yakubwira nawe ukaba wisicije cyo wisekera nani cyane. Yakubwira nawe kwisekera. Nawe yarebye avuga ati se uriya muntu kumubwira nabi nta kibazo afite yishimye. Ahubwo niwe usigara wiga avuga ati oya agahita posha akabati uriya muntu nanjye nkozikose nta inkozikose. Ugasanga umuntu mu ndimi z'ubu bari kubyita ciri cyo bita gucira nyine uciri nawe muri make uraciringa kabisa iraciringa kuko mu byumvikana kuvugana nabi n'umuntu ubu mubangamiye. Ubundi hari aho twagiye gusura mu gace kamwe nyine abantu baratubwira urumva ari igihe abantu bababwira ibintu byinshi akatubwira ati buriya uzi ubwenge mu buzima wajundika kabisa. Kurundika ubwo yari kuvuga ni uguceceka uyivuga kabisa ntubangame uyibangama kuko iyo uvuze hazamo ibintu bibi cyane bituma n'imyaka bituma unasaza vuba mbega burya. Nkungu hari nk'abapeti nzi akafite nk'imyaka yenda tuvuge nka 50 cyangwa se nka 40 ariko ugasanga yarashaje arahora yigunze ugasanga n'icyabonye cyose ntiyishimye. Nahageze hose ugati domone yarashaje nta kintu ariko giye ahantu hose ngenda nisanga tu cyane. So kuvuga yuko Pangarasi PAPA DIGITALI aho umukire kabisa, ariko ntago bivuze yuko niba adafite n'amafaranga wenda ntago bivuze yuko agomba kutishima. Ntago ugomba kwishima, ugomba kwishima kuko nibwo buzima. Nkaba ndi muri ambiance hano hose ngeze nkisanga mu rubyiruko nisangamo mu bakuze nkisangamo ushaka nko kugira ahantu nasanga hari igisope nanjye nkakijyamo nanjye nkabyina. Bakoze iki? Ariko Pangarasi nkawucuranga konze kucurangara wari wasaba muri Facebook gurebe ukora ibitanga ya kuri podium abagura ko baje mu neza mu baba masuzi nanjye nkabajyamo neza nkawucaca umuziki ukawukubita bakatana babasore bakaza kundeba aho n'amasigara ugasanga naberetse nanjye ndakase vuga ati umuhanda murimo navutse ndi umwana w'umuhanda manje. Ubundi so uvuka mu bana bangahe? Mvuka mu bana bane ariko umwe babiri baragiye. Musigaye muri babiri ubwo muri babiri turi babiri. Umuvandimwe wese mujyamo umukobwa nanjye. Yego muri famille muri famille barimo benshi ndavuga tuvukana kuri ndabyumva nyine mu muryango gutyo. None se ubuka mubaza ikibazo warabyirutse urakuntu umuntu akura ikibazo njya nibaza hari ukuntu umuntu akura akaba afite urungano urarureba ukaba ufite abantu mwakuranye nyine urungano rwawe kuri iyi myaka ufite urungano rwawe nk'abo twavukanye mbega si hafi no kuvuga abo mwavukanye ubuze zituri nk'abo twiganye abo mwiganye abo twareranywe abantu mwazamukanye nyine mu myaka yawe ya kera. Abo twareranywe harimo abakize nari ngubatse harimo n'abagiye hanze harimo n'abapfuye none harimo n'abadafite batidura mutipe ntabyo asaza reka kozi ko twareranywe akaba adasaza biterwa n'iki babaza mwati bujya kuba mu mujyi ni byiza cyane kuva jye namara kuva mu mwaka wa 8 w'amashuri niga ariko sira zari ziriho nibwo nahise nzikina nizira i Kigali. Ubu urazamutse kabisa ntabwo wigeze bigasirayi sira ntabwo nayize nahise nyiyoka ndigendera Kigali yaza nyiririrwamo ndakura none nisaziyemo icyaro ntabwo umaze imyaka 30 ndi mu mujyi wa Kigali ina mbega benshi batwa ndi kavukire kuko hano imbere nk'iba Kimironko hano hari amashyamba hano hari amashyamba nigeze kumva iyo nkuru nta buturu bwawe inyamaswa zigendera ahantu hose hano hakurya amasoro nta bantu bahaba ari mu mashyamba. Ikibazo cyo gihe kibonaga ku mafaranga make cyane. Hari n'umugabo wanteraga urwenya ngo ikibanza afite hano hakurya amasoro yaganiriye n'umugabo mugenzi we munuze mu kabari amugati rero ngurira icupa nkwereka ahantu ngo amugurira icupa iri ati wewe nkwereka tugenda wifatire hari arahamuhereza muyu mugenda biza ejo bundi ndabiza no mu kiduruduru twebwe rwose genda byibuka umuntu aza akakubwira ati ese wanyime 10,000 nkakubwira ikibanza 10,000 kandi kijye nakora akazi ko mu rugo mpemba amafaranga 7,800 urumva n'amafaranga cyo yaraboneka ariko ntareba kuri ko nanjye nishanalise ndirasi tabonirasi urumva ati bya ntacyo cyamari ati
ashaka kwibera mu mujyi usa nibereye mu bakire nyine ugashaka ubuzima bwawe. Abatipe bagiye bahakaba akazi akema kabati ahantu ngiye kuhaba niho bagiye bakira. Ubu ngubu nibo barimo n'abahatangiye si nabo bagihari. Harimo n'abakavukiye usanga bagiye birirwa basabiriza. Oya nyandeba njya mbibona. Bakavukiye birirwa basabiriza bagiye bagurisha. None se kamubaze Pangara mu myaka ishize rumva ni myinshi urambwiye ati aburungano rwawe bamwe bararongoye baragize babaye abakire abandi barapfuye abandi bagiye hehe nirihe kosa wicuza ukavuga ati iki kintu narakushaka kuba nyine icyo gihe hari byo byinshi cyane nanjye nagiye nibazaho rwose igihe hano muri Avega ibibanza byari by'ubuntu waza ugakubita imiyenzi hariya ugakorotira ugafata ko ushaka nyine icyo gihe ni babandi babatura umuturage mu cyaro hari ubwemeraga akaba mu cyaro akaba ati ngiye gukora umwuga w'ubuhinzi cyangwa se n'ubakire cyangwa se n'iyororere undi akaba ati bo nanjye ngiye i Kigali kure ku nkameze wagera i Kigali rero imodoka nziza uyigendamo moto igare ryiza wigenda mu muhanda w'ubuzima ukira muri life ari sawa none ukazagushiruka wawe wakabya ahandi ari we uzamutse. Isomo rikomeye ni isomo mwana isomo rikomeye ntabwo bivuze ko waje hano kuryoshya kareka sibyo biba bivuze bivuze ko nyine kurikira amafaranga ni wawe kabisa ubu nari nabaga binibereye mu buzima bwiza ariko sinari ko ejo bizahinduka ariko nta n'ubundi nta no problem nta kibazo. Ubu ngubu imyaka ufite 52 njye nakubwira ko ari mike haracyari icyizere kabisa sinzi uko bizamera ariko haracyari icyizere. Ubundi Imana burya nta umenya ukuntu Imana itanga niyo ushobora kubura umukene ejo ukabura umukire ndabyumva kabisa ntiwihebe uyu munsi bishobora kwanga ejo bikemera buryo wabivuze ntabwo yavuze nabi biri seriye uyu munsi bishobora kwanga ejo bigakunda kabisa kuko n'ubu hari icyizere burya umuntu ari muzima akabona burije burakeye ntabwo wakwiheba. Pangara urahari ikindi kibazo nibasa kandi numva wansobanura bikanshimisha kabisa. uri papa digitale kubera akantu ntabwo nzaryibagirwa niba ndahita mbyandika ugendera ku murongo kandi ngo no kutuntu ko turemwa hari ukuntu ugira natwo ni hatari ko nanjye nta kintu wambeshyara nta mwana unyaga ugeze wese wambaye ati musaza kabisa hano wongera bakamya ati we tiwoga turi kumwe ndabaparitse yose twigendere mwana ase buriya yagiye abana bankunda kubira abakobwa buri iki kintu cy'igikobwa buriya nta muntu unyaga ariko hano hose ndasabana ahantu hose vuye nkwereke sinzi impamvu pe niba ari amaraso ariko byanashoboka umutima mwiza rasta kuko n'abantu bose bazi ko abantu bose bankunda ari abakobwa nuko ni ikihe kintu bize ku bakobwa gitandukanye kavuga ati ngewe buriya rero abakobwa ni igiki kintu wabizeho ntukavuge burya iyo ugiye kuganira n'umukobwa yanakwikundiye mubwiza urukundo wewe mukobwa genda kwemera ndagukunze ese mu buzima mu bintu wifuza urifuza iki ubwira wera nk'umukobwa turi kuganira ndabyumva urifuza iki ati ikintu nifuza ni urukundo n'amafaranga bigezweho ibintu bibiri ndabyumva ukamukunda ukanamuha amafaranga kandi none ukamwemerera amafaranga utayafite kuko umaze no kumuzana abase ko wambye ko ufite amafaranga cyangwa se iriya nzari ni yawe cyageze ati yanze ni agarafrere cyangwa se ni yanyubakiye ya modoka ni yanjye ndayikodesheje ni umusore yayikodesheje ukaza ugatwara umukobwa wa minisitiri iriya modoka ni yanjye iriya nzu ni yanjye wamara kujya muri ya nzu none ukwezi kwagera nyiriza akabati nyishyura ndanga ugasana n'umukobwa hari umukobwa ati se hangiye ko inzu ari iyawe none bakaba bari kuza kukwishyuza bimeze gute umutipe nawe akatamuyo bakatayicaka igendera umukobwa nawe akahita abisazi ati cyane nyuma yariza aremera arambike hasi ajye kwishakira akodesha inzu yibera indani ibintu byarakaze mani isi yari yahindutse ni ikibazo mani ni ikibazo gikomeye se umwana warize ejo yibereye mu kabari hariya yagiye kandi ngafite doctora ngafite ngo degree ngafite ngiki yize university ase buriya yakabwiye ati mwana kigali isazi
kuko Kigali burya umuntu arimenya mani. Kigali urimenya ubuzima bwaho icyo wakora cyose ntawaguseka. ubundi umuntu agomba kwimenya. Kigali niyo shusho yayo se kuva kera cyangwa ni iyo ubu ngubu ije kubera iri gutera imbere? Na mbere kuko Kigali abantu bose intara zatandukanye. hari uza Munyagisenyi akaza Munyacyangwa akaza Umushi ntabwo bamenyana. urumva abasigaye ikintu cya mbere Kigali ngo namahanga ngomba kumenya ubuzima bwawe. nkamenya ko ndiye cyangwa se ko mburaye ntibana. ntabwo ugomba kudipendinga uvuge ngo uyu muntu ni wowe nyine. ntiwagira kubyo umuntu ati ndaburaye ibyo ahita agira ati wowe ugomba guhiga gusa kwihigira. bimenye niba binanze ni byawe genda utuze nibwo ubuzima bw'ino kabisa. wamenya gutera izo reme ukamenya kwigisha umuntu ati bandi ibibazo bimeze gutya na gutya mwana. hari igihe uhura n'umuntu mwiza akakubwira ati mwati nanjye ubwo buzima bwambayeho shyikira icyo ujya kurya cyangwa se nawe wiberewe. ndabyumva ariko ikintu kimwe namaze kubona inaha muri Kigali nanjye simabaye imyaka buriya gusahanira amatsiko. mazemo imyaka ndakeka ni nk'ibiri cyangwa 3 ntiruzura. si myinshi cyane. n'uruhinja kuri wowe cyane rwose. ariko ubuzima bwaho ni imahanga. nanjye nicyo maze kubona utandukanye n'ahandi. ntabwo waba umeze nyine nk'ahandi. reka kirazira. ubuzima bwaho ni imahanga. Kigali ntawe ubwirirwa mwana cyangwa burara. reka urabwirwa ko ntuburara. kuko Kigali rimwe na rimwe hajya kumera nko mu rugo. kuko urahagera ugahura n'abantu mutaziranye rimwe na rimwe mugahuza cyane. ubundi ntimuhuze rimwe na rimwe mugani. dore Kigali ko nibitereye umwana ujye murabura. Kigali ushobora no kubwirirwa gutya cyangwa se wanihebye. n'imodoka yatandika ukumva urahazi. ni life. wabona ibyiza umuntu yambaye neza ukumva urishimye. inzara ntinakwiye. hano Kigali niko bimera. mbese ubuntu tukurangaza cyane. utukurangaza twinshi cyane. tukwibagiza. bigatuma wumva mu buzima bwawe nta n'ikibazo. kuko hari n'uriya gutyo ugasanga yarasaze burundu kandi ari umuntu w'umukire. yarasaze imodoka ziri hariya amavuta itaterana hari ibipangu biri hariya ariko nta na kimwe ufite. kabati man ushimwe wimbazwe kabisa. kuva agiye meze gutya n'uri ameze kuriya ndabona nta kibazo. kuko nyine ufite byinshi ariko ntacyo bimaze. nta kintu bimumariye. ufite ubusa ariko umeze neza. n'ubutaka bw'ikigali burahumura mwana. reka uzi ko ujya nani wakaranze ukumva urahaze. ukumenyera munsi y'igipangu cyane. umuhumuro wa hatari bafirisha. kana ujya ukakubwira ati ese ko nshaka kuguha akazi meze ute? ndemera ndateramo. njya akazi ndi ready. nkoropera hariya cyangwa se nkure kajade hariya bakakwa imyaka ikakunanira. kandi ibyo bintu byose urabikora wowe? ndabikora pe. akazi ukabikora neza. ariko wanambwiye ibanga buriya ngo ku kantu kajyanye no gukora arya ni amacapati ngo ni udusambusa. wabyigiye ariko? njye nabyigiye mu nganda hano hepfo muri Afrika niho nakoraga. ngemura kuri medi udusambusa, imikati, chapati, twa burete na twa sosisi urazireba. sosisi buriya rero bazikora mu bura bw'ingurube. bura bw'ingurube ubwo buturuka hanze buriya. noneho sosisi ziriya nyama ni iz'ingurube. barabira bakabeshya ngo ni iz'ihene n'iz'inka ariko buriya sosisi ni iz'ingurube buriya. ibintu by'amasuku kandi bakananyimira cyane kuko niyo ngiye kubikora mbikora n'isuku. ubikora neza. mbikora n'isuku kandi ni nayo mpamvu urimo hano. ka brochette kambye ati ngiro munyekise ka brochette mfite uzi kotsa sisi abandaza kunsura kuko nakoze ari muri Facebook ndina mucoma. ubuzi no nubwo mfite ijisho rimwe ariko buri agenda ndabizi ko uri kubireba kabisa. ndenda yo kamani ntago wamara imyaka 30 utari kureba. reka kirazira kazi nyamara umwaka giye narabona nakazi ko mugusi ko ngira wenyine byarancaga ino kabati ndushaka umuntu mwinzoga ndushaka umuntu w'itabi bakobikubwira. none nageraho none habati mwandike kana nyimira misigara yanjye ariko mpfe kwishyira mu mutuzo ntari. ubwo babibona ati niho yweme kureka itabi tuzaguha akazi wa n'ubutabyemeye icaho hatacabayinga ntigiye. kumbwa ati ntabwo bikunda ntibyakunda ntibishoboka gushaka kureka kanjye ntabwo binyemera kugira ngo byo kucyo nanjye numva nshaka. utangiye kumutabirya nkera cyane nari muri Kigali. wari muri hano n'ahanga i Kigali. reka kwa kuntu ufata isigara ati we ari mu ka smoking ugafatwa kumbita gutya umwotsi ugakwita ivumbi kwikuta nkari wageze akagogo kandi urumva wicaye ubitekerezaho neza. iyo ufite akarahuri cyangwa se icupa n'isigara yawe imeze
ntabwo atigise nawe bonye umunsi umwe tuzasohoka umunsi umwe tuzasohoka pe ahantu hameze neza kabisa nambaye neza uzi koga mu kiyaga mazi nyine koga mu kiyaga ntabwo bizi ahubwo ahantu nagiye nyine kandi iwanyu wambwiye ko ari harya ntabwo mukora ku kivu dukora ku kivu nagiye kubatizwa na Paris baguse muri amazi nk'uko wari ugiye niko se mazi nabata amazi ni menshi cyane wabatijwe se muri Paris gute kuko nsengera muri Force Kuya niho nasengera cyashize muri pasteur wa niwe yanjyanye ajya kubatiza sengera muri Force Kuya niho nafatiraga mituweli kubera kumwe mayogana nanone bituma idini urarireka kakuna n'ubu yongeragera nkasenga muri Force Kuya ubu ngubu ushobora kujya kwa masengo kabisa nta kibazo ni boss wawe namabaje yamwe ati so kutakiza gusenga biterwa n'iki ariko ikintu cyane ni serire aricyo bita amaserire y'abantu bahuza kugira ngo bamenye ko abantu basenga ndabyumva hari utuntu tw'utugurupe tuba turimo ati kukubona ku cyumweru gusa ntibihagije ariko muri serire hari byinshi twumvira mu nyuma muri serire nuko saa 11 za nimugora kujya saa 1 ntasobona gusenga ubishoboye avugisha ukuri gusenga ariko cyumweru gera abikora wabikora ariko ya maserire ya nimugoroba byarancanga amana ntabwo yashobora hano muri abo tuza gusengera reka nkubaze ikintu kimwe jewe kuko njye nabaye n'umusiramu buriya iki nabaye n'umusiramu asufite amadini angahe njye nabaje kuba umusiramu mvamo njya mu bapanikote mvamo ngeze i Kigali none ubwo nasengera muri Force kandi ubu ngubu n'ahandi uzabarizwa n'ahandi nubwo byagenda gutera muri Force Kuya byararanje ko ndani mpamvu kwiruka muri hejuru reka aho naho njye burare hari ikintu ushaka kubwira umunsi umwe tuzagire dutya tugende kabisa ubona wowe ushobora kubasha nko kujya muri pisine wenda tuvuge ukoga wabibasha yene nabyitoza bitewe n'uwo twaba tujyanye yambira akatagenderaho yakata ariyo nagenderaho ndabyumva wenda kwemera mwandagaska umunsi umuzamira akabyeri hari ahantu bana tutembera niyo turya ubuzima tubanza turebe ko byifashe icyo bita life cyane kwishimisha mbega muri make hano sikumva wisanze cyane dushimira umusaza wacu Pangarasi inshuti ndakwemera bura mwana inshuti nuko kumana nagukunze ntari nkuzi n'Imana yakumpaye pe yakora mbona uraje kimite muzi ati nisaba nese ko mushaka ntari ati maze nyamushakisha ariko wagira ngo n'Imana yari yabishatse Imana ngira ngo bamwe mu masoro ngo wari wamenye cyo kumukora amasambusa sanga siwe mbaje abatipe dukorana bambi ati ntabwo ari uyu nguyu nje kwambara nisanzaga kuno mudamu ndafata Imana ishimwe pe wankunze nakuzi nanjye mba ndishiremo nanjye mba ndagukunze sanzwe n'umwana mwiza mani nzagusengera kandi namwe wavuze ngo ni no problem no wasi is come today nayikuru ako kantu ngero gasubize no wasi no problem is come today Nairobi nayikuru donne grande puissance papa senyetse ya Pakistan Israel none kakoryo noneho njye nakoraga mfite impapuro zanjye nabaga nakase numva kubwenge namara kurukata nkabizinga nkisigara neza cyangwa se nkafata iya inote yaba ya 6 cyangwa se ya 5000 ayisha muri asika nayinjiza mu gutya asika nayikwemo ejo nganza itabi n'amakweza itabi nkivugira amagambo ajya kora bafashe yasiga nkise mu kirahure gutya urumva cyangwa se kabikwera hari ukuntu jena baye murasta kuva kera mani tarevi noneho hari ukuntu nakoraga gutya nakani kubikamo agasigara kawe buri muntu n'udukoresho n'udukoresho none isiga nayikuragamo ayibara muri nkayikura urumva mfata nkayipangura igashiramo yose urumva yamara gushiramo nanafasha no cyangwa ya 500 nayikaraze neza bari gutya umwana kanyinjiza mu kintu kajyamo gutya ndabyumva ikazi kajya we nahanga urumva noneho rero nkona mfata wa mu byatanga nkapangamo gutya ubwo n'ubwenge bwo kugira ngo ubeho neza ukuri gusiga mu yata urabwa umutima wanjye nakuyemo bya note nayikaraze wayishyize nayifataga nifata nkayiseseka neza ikagira bene ahangaha yamara kugiramo noneho nkafata ikibiriti nkakubita gutyo nkarasa umwambi nkasoma nkakura nka gatatu kuko aka kantu washyizemo hano ndi gucungana nawe k'umutwe w'intuzi
cyahita nkatagizima nibanga nkatagizima nkavuga amagambo yanjye ati iyi sigaye ngiye kugura amafaranga 500 abantu bose bakazenguruka bose aho ngaho ubwo ntabwo mfite nk'amasigara 10 nahaye nakibamba nayamuhaye nkuko turi kumwe ibintu wabikora kuko ati je nabikora mwana ibintu wabikora ati nabikora ngo reka gusigara ndebe ukayinzanira akiramo afata cya kirahure cyanjye n'umuswara urumva akwita amazi akagira bene ahangaha nkavuga amagambo yandi kuzimu yatari nkabemeza ko kubana bagashaka kwatukora sanirasi urumva yasekana atagicobeka muri cya kirahure nkarenza muswara ya magambo nkayavuga nkashya nkaturika pe urumva mwana nkashya neza kaga papuro kisigara ko ni kafe kurano kukahita kagira yano tukativamo nkahita gikuramo nkayivungura mwisiga nkayirambaraza bajya kora bakora yazamutse gutya ugenda uyimanura tindakwemega gaswa abantu bose bajya bati kuko haba mako betinga bara betinga ibiceri amafaranga ati jewe kuko isiga ati ndayireba nkabukane makaya yari no kwinywa gutya kabati gusikwa kunsiga kwa kwinywa yasigaye vamo amafaranga kutumba bitanu koko akandika sigeni mu bicuru nenda cyo bitanu ngenda cyo 500 nenda cyo 200 bitewe n'ubushobozi bw'umuntu ndabyumva nyuma kwikuramo noneho barabakomera akamubosi zo kabati rasta zinjya bizaze kunsura ndega bizaze kunyisurira twiganira umubosi uze kwisa tuganira iriya ngo ari gushaka ibiceri ndabyumva yajya mu mwereke ibyabanga ukamura burasa oya sabura ngena yamaze ile yasigara kuko ivamo amafaranga koko kandi nanjye nageraga nitwaje kugira ngo mwemeze abone yuko koko byanye bishoboka birashoboka kabati mwategeye nkuvuye bizi ko n'umukiro wa mabeshya namubeshya bamwita panga ni namutamira rasta papa digitali kabisa uyu munsi kabisa ni ibyishimo nanone uje ikintu ngiye kubwira ni kimwe kabisa tubivugira aha ngaha indi video tuzakorana tugomba kuyikorera aho hantu nushaka uzakubwiye nyisoye uzamenye shaka indirimbo yihariye sibyo nyishaka ntegurira uwo munsi rero noneho sasa tuhane ngewe nzaze nayibetinze ndumva ati iyi ndirimbo ngiye ngomba kukuririmbira yari amakoni koshwa urumva yari harakedu tuzayiririmbira ku mazi yari Bobe Marire yari Phil Collins uzandaburege nani zose sora Phil Collins hari zisohoka kakundi uri kuri radio uri kuri televiziyo wo yose ukahita yumva ukawana imedita ahantu ukagira indirimbo ukunda umbwiye makoni koshwa ubundi giye nkunda ikige sigaye nkunda indirimbo ya Rakedu ko Rakedu abantu bose barababaye Rakedu yarababaye kabisa areza kuri stage agakora ikiganiro hariya yagucuranga agiye kwinjira bamusaza basanga nta kintu afite akajya yajya muri stage hariya bakabona umwana kibabuye ndagaso aho ngaho barasta bose baragoye bose baramenaguritse ndagaso muri stade urasaba ati Bobe Marire ashaka umwana kabisa Bobe Marire ari umwana mwiza mwana urababa cyane cyane Pangarasi digital papa digital papa digital ndagazi ni wane so dusezera abantu bose bakurikira murambona nanjye yahita makango rasta niyo mubona neza simbizi muzamamaga nanjye tugira ikiganiro yego nanjye ubwo nakazi njya ko nanjye muzakanshaka akazi gahoro uzakabona nzakabona kabisa tugushishikariza gukora subscribe kabisa yes